nanjye rero ndashima Imana mbere na mbere kuba narakijijwe. Ni ibintu by'ishimwe rikomeye cyane nashimira Imana kuba yarangiriye ubuntu ikama agakiza. Gukizwa byakumariye iki? Gukizwa byamariye iki umuntu? Gukizwa bimariye iki Abanyarwanda? Bimariye iki aba-ADEPR? Bimariye iki aba-Poroso? Bimariye iki aba-Adventiste? Bimariye iki aba-Katolike? Gukizwa, reka duhere kuri Eric. Gukizwa bimara iki? Wowe gukizwa byakumariye iki? Icyo byamariye rero navandi byinshi cyane ariko ndabivuga mu buryo butatu. Hari mu buryo bw'amarangamutima ariho hambere ndi buvuge, kabiri ni mu buryo bw'umwuka mu kwizera, gatatu ni mu buryo bw'umubiri. Yego, ntabwo agakiza kagarukira gusa mu buryo bw'amarangamutima gusa cyangwa mu mwuka, no mu mubiri hari icyo bitanga. Erega ntabwo twibeshye kuko tuzi neza icy'agakiza katumariye. Mu yandi magambo, Imana niyo igira uruhare mu gutandukanya n'ahashize hawe cyangwa se n'ubuzima bwanduye. Yego. Tuguhaye ikaze mukunzi nshuti wowe udahwema gukurikira ibiganiro bya Metanoia TVR. Tukwifuriza kugubwa neza kandi tukwifuriza kungukira mu biganiro tuba twaguteguriye. Iyi ni indamukanyo yacu ya buri munsi kandi ifite ikivuze. Muri Kristo Yesu harimo urwunguko kandi twifuza ko buri muntu wese yarwunguka. Imana ishimwe cyane. Ni Jean Dominique Byiringiro turi kumwe nk'ibisanzwe. Twongeye kugira umugisha wo kubana n'umutumirwa wacu. Duherutse kubana kandi abantu mwaryohewe n'ikiganiro twagiranye. Uyu munsi rero twongeye kumugarura. Eric ni karibu nanone. Ongera yibwire, hari bashya baje bwa mbere batakuzi, ongera ubibwire. Murakoze kongera kunyakira kuri Metanoia TVR. Tuje abo twabanye ikiganiro cya mbere. Hanyuma kuba duhuye none aha, amazina yanjye ni Twishimwe Eric. Ndi umusore, nkunda kumva babivugaho, umuntu akavuga ko akiri umusore. Ikindi nkaba umukristo, nsengera mu itorero rya ADEPR, barizwa mu rurembo rwa Rubavu, paruwasi Mbugangari. Turi kubarizwa ku itorero rya Rakronisha ariko ubiri Karumeli. Yego. Imana ishimwe. Tugiye kwihuta. Uyu munsi noneho urasengera ikiganiro. Nanjye ndaza gusenga dusoza. Ni karibu senga Imana kugira ngo Imana yemere kubana natwe mu kiganiro kandi n'abadukurikiye nabo Imana ibashyigikire, Mwuka Wera akorere hose kugira ngo bigende neza. Yego. Turagushimiye Imana kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuduha kuri izi kamera za Metanoia TVR, kugira ngo twongere tuganire n'abazadukurikirana cyangwa n'abadukurikirana ku kiganiro cyiza gikumbuza abantu ubwami bwawe. Turakwinginze cyane kugira ngo tugitangiye utangirane natwe kugeza ku musozo wacyo. Ni wowe utanga amagambo meza yakubaka imitima y'abantu kandi nawe shingiro ry'ubwenge no kumenya. Ndakwinginze cyane kugira ngo twungure inama n'ibitekerezo
bizafasha binafasha abari buze kumva ibi byose tuvuze n'abazabyumva bitinze. Turakwingize cyane kugira ngo ari moderator muyobore, nanjye ubwanjye ngirire neza, ubuntu bwawe n'urukundo bikomeze kuba kuri twebwe twese ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha kuba dusengeye, kandi gusenga ni ukwizera. Yego. Twizeye ko Imana ibana natwe muri iki kiganiro. Tukiri bato hari dukorasi twajyaga dukunda kuririmba abantu, ubuno minsi tugenda duhinduka. Ariko muravuze ngo erega ntabwo twibeshye kuko tuzi neza icyaga cyiza katumariye. Tukagenda bashyiramo n'ibidutero bikaryoha. Hakana n'abandi baririmbaga kera nubonaga mu mavuna, abantu bakuru cyane baririmba ngo yandutiye byeri, ngo na za mitsingi, ngo barata, kavuga ati naho nanywa igikoma ngo cyangwa nkanywa amazi ngo ntacyo bitwaye. Indirimbo bakundaga kuririmba cyane mu mavuna. Ntiyaburaga bayikubitaga ati yandutiye byeri na za mitsingi barata. Ariko umuntu mvimvira byeri akavuga ati subo Yesu tabyeri, buri wese akabyumva ukwe. Rero no mu buzima bwacu bwa buri munsi abantu bakunze kuvuga agakiza ubukristo, n'ubushize twabiganiriyeho uko bakishijwe twabivuzeho gatoya. Hanyuma ikiganiro numva maranye iminsi numva nzanakigira nka projet yuko najya ngira abatumirwa benshi tuganira kuri ino ngingo. Ni ingingo ivuga ngo gukizwa byakumariye iki? Gukizwa byamariye iki umuntu? Gukizwa bimariye iki Abanyarwanda? Bimariye iki aba-ADEPR? Bimariye iki aba-Poroso? Bimariye iki aba-Adventiste? Bimariye iki aba-Katolike? Gukizwa, reka duhere kuri Eric. Gukizwa bimara iki? Wowe gukizwa byakumariye iki? Murakoze cyane. Rero nambe ndabanza kubashimira kuri iyo ngingo nziza mwateguye yo kubaza abantu icyo gukizwa byabamariye. Kandi uretse ko ari bigari, ni bigari. Umuntu umwe ntiyavuze ngo nabiherahe nkabisorezahe. Umumaro w'agakiza ni munini cyane, ariko ndagerageza kubivuga mu byiciro bigeze muri bitatu. Ubushize twaganiriye kuko nakijijwe, ntabwo turi bugarukeho, ariko abantu barabyumvise ko gukizwa ari urugendo. Ni urugendo umuntu atangira ndetse akarukomeza mu gihe afashijwe n'Imana. Nanjye rero ndashima Imana mbere na mbere kuba narakijijwe. Ni ibintu by'ishimwe rikomeye cyane. Nashimira Imana kuba yarangiriye ubuntu ikampa agakiza. Icyo byamariye rero navanye byinshi cyane, ariko ndabivuga mu buryo butatu. Hari mu buryo bw'amarangamutima, ariho hambere ndi buvuge. Kabiri ni mu buryo bw'umwuka mu kwizera. Gatatu ni mu buryo bw'umubiri. Ntabwo agakiza kagarukira gusa mu buryo bw'amarangamutima gusa cyangwa mu mwuka, no mu mubiri hari icyo bitanga. Nkizwa hari uwo narindiwe. Nari umuntu ufite amarangamutima akomeretse kubera ubuzima umuntu aba yaraciyemo hashize tutari buvugire hano. Ariko Kristo ajya yomora ibikomere. Ajya yomora ibikomere, akaguha ihumure, kumva ugize ibyiringiro by'ubuzima. Njye rero mbere na mbere nkigera mu nzu y'Imana, Imana yabanje kunyibutsa ko ndemwe mu rukundo rwayo. Amen. Urwo rukundo rw'Imana amaze kurwakira runyigisha gukunda abantu. Ndetse rurenga no gukunda abankunda gusa. Numva niba n'umuntu agira abanzi nabo ngize urukundo rwabakunda. Kubera imbaraga z'Imana. Urumva iyo umuntu aremerewe afite ibintu bimugoye mu buzima cyangwa se by'ubuzima bugoranye yaciyemo, ntabwo aba yishimye. Aho niho amarangamutima akomerekera. Ariko Yesu yaje mu buzima bwawe, ikintu cya mbere abanza gukora ni ukukomora ibikomere. Njye yanyomoye ibikomere rero. Ko nk'abantu banzi kera, nari umuntu ucecetse cyane. Kera hawe. Kera hanjye. Nivuga abana kera bandeba. Abandi baravuga ngo ni kera ryari. Ariko kera hanjye. Kera hawe rwose. Nari umuntu ucecetse cyane.
batazi niba azi kuvuga. Yari magambo ntabwo guceceka kwari ukwitonda. Ntabwo kwari ukwitonda. Hari igihe umuntu aceceka afite ibintu acecekaye. N'ubu nsanga uwitonzemo ariko ntabwo nabyita kwitonda kw'ibikomere. Aba nabyita kwitwararika kw'abana b'Imana. Ubu ngubu uzi gutandukanya kwitonda kw'ibikomere, guceceka kw'ibikomere no kwitonda uhabwa n'umwuka w'Imana. Kwa karagiteri cyangwa y'umuntu. Cyangwa karagiteri y'umuntu ifatanije n'umwuka w'Imana. Icyo gihe rero ncecetse ntabwo kwari uko nitonze cyane. Byari ibikomere gusa nuzuranye mu mutima byatumaga ntisanzura mu bantu. Deja numvaga ntazi niki navugira mu bantu. Kandi ubu ibikomere binajyananye n'umujinya n'ubugome n'ibindi bintu byinshi bibitsaho cyane. Cyane rwose. Hari umuntu umwe twaganira mu minsi yashize ndamubwira ati iyo mba ntakijijwe nshobora kuba ndi muri gereza cyangwa narapfuye cyangwa se narishwe n'ibiyobyabwenge. Ibyo bintu bitatu kimwe muri byo kiba cyarambayeho cyangwa se bikambaho byose. Agakiza ni keza kubera kutagira Yesu. Yesu rero aje yarambohoye cyane. Haleluya. Arambohora. Ntabwo natinze kuvuga amagambo yandi asanzwe nkiri naba ntarakizwa ariko ngijijwe. Numvishe Kristo amaye ibintu bishya byo kuvuga kandi by'umumaro. Ubwo urumva njyewe mfite ishimwe rikomeye. Risesekaye rwose rikomeye njye niga kuvuga. Navuze mvuga ijambo ry'Imana mbwiriza abantu iby'agakiza. Narabohotse rero Uwiteka mbohora ku marangamutima yanjye, ampa urukundo, ampa umunezero, ampa amahoro, ampa n'ibyiringiro by'ejo hazaza. Iyo umuntu akomeretse ntabwo aba areba imbere. Hari umushuti wanjye tujya twaganira ndamubaza ati se nawe yarameze nkanjye icyo gihe wumva nko mu myaka yawe 5 ushobora kuba uri umuntu ki, wumva ari iyihe plan ufite y'ubuzima bwawe? Arambwira turetse no mu myaka 5 n'ejo simpatekereza kubera ibikomere, kubera amarangamutima akomeretse, kandi ukabona ahantu ari yaragakwiye gukwatekereza hazaza. umurebeye inyuma umurebeye inyuma wabona ari umuntu ufite plan nyinshi. Yego. Ariko kubera ibikomere afite byahashize ntabwo bimwemera kurenza amaso ahashize, ahubwo areba none aharaga bateje wera n'indamuka. Ariko Yesu yaje akwibagiza ahashize, agafungura ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Paulo yarabivuze ngo banza ntabwo ari Paulo ahubwo mu butumwa bwiza arimo wanditse aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse cyane mwigisha. Ni Paulo ni Paulo abivuze abaye cyane mwigisha. Ubanza ari nawe wanavuze ati ubusingi uriho, ahubwo hariho Kristo uri muri jye. Iyo Kristo rero yaje muri wowe ibintu Kristo areba nibyo akwigisha kureba, nibyo urora. Ibyo Kristo areba nibyo urora, nibyo urora. Ibyo ashaka ko wumva nibyo akwigisha kumva. Yego. Kandi Kristo muri we harimo amahoro. Uko yiyumva rero ni nako nawe ukwiriye kwiyumva, kuko uba wahindutse ubuturo bwe. Yego. Rero ndashimira Imana yambaye ku marangamutima. Ikindi navuze mu buryo bw'umwuka, nagize mu buryo bw'umwuka nyine narabohotse. Narabohotse, hari isi yindi nari ndimo, hari n'undi mwami wari mfite ububasha icyo gihe, ariko icyo gihe naramwatswe. Navango naramwatswe. Hari igihe muravuga ijambo akumva akeneye kubisobanura ariko kumva ibintu byangutse byo kubivuga. Ariko ndashima Imana ko Imana aramukwatse, yanyatse Satani. Yakwatse Satani agukurayo, yagukuye ankurayo, amuzaho imbaraga nyinshi muri gereza ya Satani. Yagukuye, yarakubohora. Rero abantu bataramurikirwa n'umucyo ngo bakizwe, uko biri kose hari izindi imbaraga ziba zibaboshye. Disi hari abantu bajya bavuga ati ubu inzoga zaranyishe ariko numva ntazishaka. Yego. Ati ariko nkashiduka zongeye zangezeho. Hari igihe guterwa yavuga ati ariko ati mba numva naziretse, ati ariko nkabona ije nyitambika imbere ati nkubi bishaki. Yani magambo hari ikintu umuntu aba ari mu bubata atabasha kwibuza. Yego.
abantu buriya ntibakarenganya abantu babona bagifite ibintu babohewemo, ahubwo bagira umwete wo kubasengera. Nta muntu n'umwe ushobora kwibuza kureka ingeso mbi. hari umuririmbyi yavuze ngo za ngeso umubi yanyanduje nizishaka kubyuka uzirimbure uzice, mpore nihariwe n'ibi byawe. mu yandi magambo Imana niyo igira uruhare mu gutandukanya n'ahashize hawe cyangwa se n'ubuzima bwanduye. niyo mpamvu iyo tubatizwa baba batubwiye ko dupfuye ku cyaha ariko tukazukira mu buzima bushya bwa Kristo Yesu buzira icyaha. niho umuntu atangira kwigishwa n'Imana kureka ibyo yakundaga yararikiraga mu mubiri we wumvaga wifuza, amarangamutima ye yifuzaga, akumva ari kugenda abona izindi mbaraga zimubashisha. buriya ntabwo aba ari we, nuko aba yakinguye umutima Kristo akinjira muri akagira ibintu amuhuza. ndashimira Imana rero yarambohoye. uko kubohoka kwangezeho numva mu isi y'ibisanzwe ntabwo nkibyitayeho cyane, ahubwo numva nkumva iby'ijuru cyane kuruta iby'isi. urabona buri muntu wese iyo atarakizwa hari ibintu aba yiyumvamo yakora. buriya njyewe hari ibintu numvaga nkunda ntarakizwa. icya mbere cyo numvaga ngomba kuba umusirikare. umusirikare usanzwe ariko atari ishyaka ryo gukunda igihugu. kwivuna abanza. abasirikare turabasuhuje ni abantu bakomeye bafatiye runini igihugu, ariko njyewe nari kuzakijoyininga atari uko nkunze gukorera igihugu, ko iyo mba bimeze bityo nari gukomeza iyo ntego ko ni nziza. ariko njyewe numvaga nzaba umusirikare basi kugira ngo habeho hari abantu bantinya. bantinya. ikindi niga muri za primaire kera yageze kujya mu ishuri rya karate. aho twiganye hari bazabona kino kiganiro. najyaga muri karate za mawashi za sokoto za makutsu uzibereye nawe ibyo byose. ariko sinagiyeyo kubera ko yari siporo nkunze, ahubwo numvaga ari amarangamutima yanjye ansunikira gukora nawe. ushaka igitinyiro cyo gukanga abantu atazagira umuntu umenyera. urumva muri gihe harimo navane dayimoni y'umujinya n'amahane menshi ariko acecetse atuje, ategereje ko ari umuntu yasembura amwereke. Kristo rero aje ibyo byose abimbohoraho, numva ndabohotse. numva muri Kristo nakira ubundi buzima, ndanezerewe. mbega ubuzima bwanjye burabohoka muri rusange. muri urwo ruhande rwo kubohoka mu buryo bw'umwuka ndashimira Imana ko yanzaniye ibindi byiyumviro. ntangira kubona ibintu abantu batabona n'ibindi abantu batumva, ngenda byumva. ntangira kumva ahazaza hanjye, ntangira kumva umuhamagaro unyakama. ijambo ry'Imana nafataga nk'amateka numva rimpindukiye ubuzima. ntangira kurikoreramo, ndigenderamo, ndivugiramo, rihindura ubuzima bwanjye mu buryo bugaragara. mu buryo bugaragara. buriya igihe umuntu abaho abantu bakaba batamuzi, akaba ari umuntu wiyorobetse utuje ariko afite ibintu muri we bihari. ukajya ureba umuntu ati uriya muntu aritonda ariko hari ibindi bintu afite utazi. umuntu aratubwiye ngo buriya agakiza ni umutungo w'umuntu ku giti cye, kuko umuntu ushobora kumenya ko ukijijwe ni nyirako n'Imana bonyine. ntabwo buriya agakiza gashingira no ku ngeso nziza cyane cyane nubwo nazo zizamo zikaza muri za mbuto z'agakiza, ariko hari n'abantu bagira ingeso nziza inyangamugayo zabivukanye. akaba ari ni nk'umurage w'umuryango, akaba ariyo miterere yabo, ariko ako gakiza bakatagafite. Kristo rero arenga ibyo abantu babona, akavura n'ibyo abantu batabona, akaguha ubuzima bushya. bya bindi yakuvuye bikaguhinduramo ahubwo abantu bashobora kubona bakakaguhamiriza bitewe n'ibyo babonye. kandi Kristo yigaragaza ku muntu umufite. tujya dushima Imana ko abantu bafite Kristo
arabigaragaza. turabareba tukababona tukamubona muri bo. Pawulo yarivuze ngo ubusingi uriho, Yego. hariho Kristo uri muri njyewe. Bivuze ngo ubuzima bwa Pawulo bwagaragazaga Kristo mu bantu. Yego. Nanjye rero Imana yaramfashije si ukwirata, ariko ubuzima bwanjye bwarahindutse ku buryo bugaragara, ngira abantu bashobora kuba bantangira ubuhamya ati warakijijwe koko. Yego. Bari mu ruhande rw'umwuka, uburyo Imana yambohoye yanankijije. Ikindi kintu navuga ahari ni nacyo cya nyuma ku byo natekerezaga, ariko turakomeza bitewe n'uburyo muri bugende tuganira, ni mu ruhande rw'umubiri. Mu minsi yashize naganira ndavuga ngo hari ibintu tutari tugenewe bitari ibyacu, ariko byabaye ibyacu kubera ko twakiriye agakiza. Ndavuga ati agakiza k'Imana iyo kaje ntabwo kagenda konyine. Ubundi iyo tuvuze agakiza tuba tuvuze Kristo. Kristo niwe gakiza. Ahantu agiye rero ntabwo agenda wenyine. Nigeze nabwira abantu ndababwira ngo niba perezida wa repubulika nyakubahwa wacu cyangwa se n'abandi ba perezida adashobora kugenda wenyine, ahantu agiye icya mbere cyagomba kuba afite abarinzi. Abahagarariye za minisiteri zose baje, y'imibereho myiza y'abantu, ya finance, y'ibinyabuzima cyangwa ibidukikije, mbega minisiteri zose ziba zihari, ku buryo hagize ugira ikibazo ababishinzwe bagomba kubyifashwa, barafashwa bagahabwa ubufasha. Ndavuga ati Kristo nawe ntabwo agenda wenyine, hari delegation nini iherekeza Kristo. Ubwo agakiza rero kaje muri twebwe cyangwa se kaje iwacu, hari ibyo kazanye. Hari ibintu tutari tugenewe, ariko Kristo yahinduye ibyacu. Hariyo mba ndi mu iteraniro rinini mbabwiye abantu tuzamura amaboko duhereze Imana icyubahiro, ngenda kihaye, ariko abantu aho bari bahereza Imana icyubahiro kubera yuko hari ibintu byabaye ibyacu. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Izi mbabazi zirakomeye cyane. Natwe abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro yaratuzuye iduhindurana abazima na Kristo. Icyambere agakiza katuzaniye ubuzima nyabwo twagombaga kubaho, kuko umuntu wese yizera ko yaremwe n'Imana. Imana iturema rero hari ubuzima yaturemeye tugomba kubamo, tububuzwa n'umwanzi ushaka kubutuvutsa. Noneho twakiriye Kristo gatubera umuyobozi, atuvana ahantu aradushifitinga, adushyira mu buzima bwa nyabwo twagombaga kubaho, bya bindi twari twaratswe n'amateka. Kristo arabidusubiza binyuze muri we. Hari igihe umuntu avukira ahantu agasanga ni mu muryango utiga, agasanga ni mu muryango batiga badashyingirwa batagira gute, mbega uwo muryango ufite amateka yabo, ariko ukabona Imana igukuyemo iguhaye agakiza, ariko kagakiza kakakuzanira na bya mu muryango wanyu mwabuze. Hari umugabo inshuti yanjye, hari ibintu ejo bundi nabonaga yigisha cyane kuri Zaburi, avuga ngo agakiza hari package, ngo agakiza gafite package y'ibintu byinshi, ngo ahubwo abantu ngo bagasobanukirwa ngo bikonekite nabyo. Naramusabye ko twazaganira kugira ngo abwire abantu uburyo wikonekita n'ibintu biri muri Kristo Yesu. Ibyo rero nicyo urimo kuvuga. Turimo kuvuga ko ataza wenyine, ubwo hari ibintu biri mu ari ipaki, hari ibintu biri mu ipaki y'agakiza. Komeza utubwire turi gufasha. Kizwa agakiza kanyigishije uburenganzira bwanjye muri Kristo. Iyo umuntu rero atazi uburenganzira bwe, hari ibintu yigima kandi yaragenewe. Nge noneho namenye ko hari ibintu ngenewe byanjye kandi ngomba kugeraho. Ntangira kumva ngize imbaraga zo kwiyaturaho ibintu bikomeye. Ya mateka y'iwacu ku buzima bwanjye ndayasenya, kandi tujyana ibyo dusenya mu miryango birakunda. Tubona hari ibintu Imana iremye mu buzima bwacu. Turiga, wenda ntabwo navuga ku muryango cyane, ariko abambanjije bari babiri imbere yanjye, ndibuka ko ntawarenze mu wa gatatu primaire. Ntawaharenze kandi ntabwo yabwiye abantu aho ugeze. Ntawarenze mu wa gatatu primaire, kandi si uko byari bituma biga bidahari, ariko hari amateka yarabaziritse. Ntibari kubura minerivare, ntibari kubura iki, ariko
ibyo bintu nyine ntibyari bitarabohoka. byari bitarabohoka. none rero njyewe ushize tuganira n'abantu nababwiye ko agakiza kaye nakakiriye muri segonderi, uko biri kose ubwo babyumvishe ko narenze warenze mu wa gatatu primaire. narenze mu wa gatatu primaire ndetse n'iyo segonderi naje kwirangiza. ubwo rero Imana ishimwe ko ari ibintu yahinduye ibyacu kubera kwakira Kristo. ikindi kwizera Kristo byatuzaniye abantu banyabo tugomba kubana nabo, kandi buri umuntu ubutunzi bukomeye tugira nuko tuba dufite abantu. imigisha Imana idusezeranya, amasezerano tugira niyo asohoza iyo anyuza mu bantu. ubushize twaraganiriye, hari ikibazo wambajije urambaza ngo mbese ukiga hari abantu bicaraga bakavuga ngo Kristo azadufasha dutsinde, azatwereka ibizaba, azakidukopeza. Kristo rero nagaruka ateye, ahubwo we ashyira ubushobozi bwe bwose muri wowe. bya bindi utatekerezaga ko byakunda bigakunda. ntabwo uri umushyitsi ku gutsinda. ntabwo uri umushyitsi, ahubwo uba wemerewe. ubu byemerewe. ariko twari ijambo ry'Imana ngo Kristo ngo ni umutsinzi kurushaho, ngo natwe turabatsinzi kuruta cyane. cyane rwose. ubu rero turashima Imana ko ari ubushobozi yashyize muri twebwe bwo kubana n'abantu ba nyabo tugomba kubana nabo. noneho Imana ikabanyuzamo n'amasezerano yacu bakatubera umugisha wo kutugeza ku rundi rwego. icyo ni ikintu gikomeye. buriya hari abashuti banjye twaganiriye, arambwira ati buri umuntu musangira mu kabari ashobora kukugurira mu kamwe 30,000. wamubwira ati ntigihumbi niguririra abana icyo kurya, ntakigure. ariko mwajya mu kabari agasengera. ariko mu bana b'Imana byo birenze ibyo ngibyo, kuko no mu gihe cya kera intumwa zajyaga ziteranya ibyo zifite zigasangira n'abandi. ndetse n'abakijijwe muri ubu ngubu bagomba kubyigiraho, ntibakajya basangira iby'umubiri gusa birengagiza iby'umwuka, cyangwa se iby'umwuka birengagiza iby'umubiri. ku mpande zombi bagomba kuzirebaho, ukicara uvuga ati nkwiriye kuba igisubizo cya mwene data uri iruhande rwanjye. rero njyewe hari abantu bambereye ab'umumaro, abamfashe mu maboko, abansengeye, abanyambitse, abangaburiye, abakoze imirimo myinshi, abangiriye inama, mbega ni byinshi cyane navuga. nava mu ruhande rw'umubiri nabyo rero hari icyakoretse ku buzima bwanjye. ikindi buri Imana ijya yigisha abantu gusirimuka. umuntu akaba yumvaga nta mpamvu afite yo kuba yakaraba, ariko kuko ari bujye mu rusengero bwicane n'abandi, iyo mpamvu ikaza. nuko Imana igenda ihindura imitekerereze abantu rero ntibajya babona umuntu asirimutse ari mu nzu y'Imana. abantu bose bari mu nzu y'Imana ni abasirimu, ni abasirimu rwose, baba bameze neza. Imana ijya itwigisha n'uburyo dukwiriye kubaho muri sosiyete. Kristo rero navuga ngo ubwenge bwe afite uburyo atwara buri muntu wese bitewe n'amateka ye n'ibikomere bye, akamuhinduramo uwo ashaka ko amugiraho. nibyo nabamvuze muri aka kanya. urakoze cyane, utubwiye ibintu byiza kandi bikomeye n'ukuri kw'Imana. ntabwo ari henshi nagiye numva iki kiganiro dukoze, iyi ngingo ngo abantu bayivugeho neza. ariko reka twinjire mu bibazo bigiye bitandukanye bishingiye ku byo wavuze, ndetse tunabihuza n'ubuzima bw'abakristo. watangiye uvuga ko Kristo agakiza hari ikintu kamara mu marangamutima. amarangamutima akomeretse, amarangamutima ameze ukuntu, akayaha icyerekezo, akayagira neza. ariko dufite abantu b'Imana ndetse dukunda kwita ngo abakozi b'Imana, abatomishe n'ukuri. ariko ni wanamubona byibura ahagaze reka ako gatuti, niryo jambo abantu bazi cyane, ku gatuti, ukumva araderivaringa ijambo ry'Imana, ariko wakumva amarangamutima rivugana. Mana yanjye, bamwe bakahava banza Imana. Uzi ko harimo abantu badakunda Imana bitewe n'uko nta bantu bayigisha, kuko arayikwigisha ukabona Imana iraza kukindura. ese bariya abantu koko ni umwuka w'Imana ubatera gukora biriya? bariya abantu se ntago bakijijwe? se abadakijijwe bakaba barimo kuvuga Imana? bariya abantu se barakijijwe
ariko igice cy'amarangamutima nticyagerwaho. Ese twabifata gute buriya tugiri kuri iki gice cy'uko agakiza gahindura amarangamutima? Imana ihitamo gucungura abantu no kubakiza, yahisemo kubakirisha imbabazi binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo. Bivuze ngo nta mutima mubi yari ifitiye abantu, ahubwo yari bakunze urukundo rukomeye. Kandi umuntu wese uhumeka, ugifite umwuka wo guhumeka, burya ntabwo aba akwiye gutakarizwa icyizere. Ejo n'ejo bundi aba ashobora kugirirwa ubuntu bwo guhinduka agakizwa. Rero abatanga ubutumwa mu buryo butandukanye n'uko Imana ishaka, na kera bahozeho. Bishobora guterwa wenda n'uko nawe yabwirijwe cyangwa se yigishijwe, cyangwa se n'amarangamutima ye nyine, sinzi ikintu gishobora kubitera, ariko ni byinshi. Ariko ikintu abantu bakwiriye kumenya ni uko Imana yo ishaka gukiza umuntu, imuhamagara mu bugwaneza. Yiba ayifata nawe iyoboza abantu igitugu, iba yarakoze ibintu bikomeye cyane. Iba yarakoze ibintu bikomeye cyane, kuko hari abantu benshi bataritaba umwami Yesu, kandi Imana ifiteho ubushobozi. Ariko ibaze ko ikicaye itegereje ko hari uwakumva ijwi ry'Imana nawe akitaba. Bivuze ngo rero abantu bakwiriye guhitamo kwegera Imana bashingiye ku rukundo bakunda n'ibyiza bakora umunsi ku wundi, kuruta uko bashingira ko Imana yica, Imana ihana, Imana igira ute. Oya, buriya ntabwo umuntu yaremewe kugirirwa nabi, ahubwo umuntu ashobora guhura n'ibintu bibi bitewe nawe ubwe, mu mahitamo ye. Ntabwo Imana yahitamo kwica umuntu yicwa nawe ubwe, niwe wiyica. Dusubiye inyuma gato, Imana irema Adamu na Eva yabaremeye umugambi mwiza, ndetse baremera n'ubuzima busobanutse bwo kubana nayo umunsi ku wundi, ariko ibashyira amahitamo imbere. Hari igitabo nasomye kivuga ngo umuntu yaremanywe ubushobozi budasanzwe burimo amahitamo, ariko bo mu mahitamo yabo biga guhitamo nabi. Ntibahitamo umwami Yesu, ntibakumvira itegeko ry'Imana. Kutumvira iryo tegeko ry'Imana byabazaniye akaga n'amakuba. Ntabwo ari Imana yakazanye, nibo ubwabo babihisemo. Nibo ubwabo babihisemo, nubwo babihisemo batazi icyo bahisemo cyane. Najya rero mbwira abantu bumvisha ubutumwa bumeze gutyo, ntabwo Imana ariyo yiteguye kuzana ibyo bintu, ahubwo mwebwe nimubihitamo nibyo muzabona. Ariko nimuhitamo Imana ifite package nziza y'ibintu byiza, ifite guhabera. Ijambo ryarambwiye ngo nzi ibyo nibwira kubagira ni amahoro, ni byiza si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibizaba hanyuma. Ikimenyimenyi iyo umuntu ahamagawe yarari mu makuba, Imana imukiza ya makuba. Imukiza ya makuba, ntabwo imusanganiza wa mubabaro, ka gahinda, bya bikomere, niba ari iby'umwitura tubatinze kuza, wamaraga iki? Ahubwo igihe aziye, yo iba yiteguye kumutura wa mutwaro yikoreye. Naba rero abantu bakwiriye kumenya, abatambutse ijambo ry'Imana bakwiriye kumenya mbega ni uwuhe mugambi Imana ifite ku bantu, bakabyigisha ariko bafite amakuru yuzuye ku cyo Imana ishakira abantu. Kandi hari ijambo ry'Imana nasomye n'abandi basomye, rivuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, yaransize kugira ngo mbwirize abakeneye ubutumwa bwiza, kumenyesha umwaka Uwiteka agiye kugiriramo abantu imbabazi, ariko anansigira kuvura imvune zo mu mitima no kubohora imbohe. Ubwo rero abantu bakwiye kumenya ko niba bafite n'ibikomere, ariko Yesu bakiriye, ntabwo anezwa n'uko umuntu amukorera afite ibikomere, ntibabimushyire nabyo cyane. Ntekereza ko wenda ukurikije ukuntu wagiye ubivuga n'ukuntu wakiriye Kristo akaguhindura amarangamutima, ntekereza ko hari igihe umuntu hari intambwe adatera ngo yereke Kristo ubukene bwe nabwo abumumara. Niyo mpamvu tugenda tubona abantu benshi bavugira Imana, uko Imana ugasanga ubugwaneza ni bukeya, ndetse ugasanga ni abantu barakaye bababishye rwose, ubona barakaye mu buryo bukomeye cyane. Tuvuga ati ibintu birakomeye, ariko
nk'uko bivuze kandi uhamanyije n'ijambo ry'Imana. Imana ni nziza kandi Imana ishaka kuruhura umuntu wese ugize gute urushye. Yego. Hanyuma rero wavuze ku marangamutima, uvuga ku bugingo cyangwa se ibintu byo kwizera, hanyuma unavuga mu buryo bw'umubiri, mu buryo busanzwe. Ko dutunze abantu benshi bakiriye Kristo ndetse tunatinya b'abakozi b'Imana rwose, ariko hari igihe witegereza banze n'impamvu abantu bakunda gusenga, abantu b'abakristo cyane, hari abavuga ngo babikabya, ariko ntabwo ntekereza ko umuntu abikabya, ariko ugasanga nibo bantu ubona rimwe na rimwe bari miserable, bameze nk'abayeho nabi. Wavuze ati Imana yigisha smartness, ikigisha umuntu kuba smart, rimwe ugasanga wenda ni nabo batari smart, ugasanga nibo bantu bagenda bazenguruka ahantu basengera amazu y'abandi ngo Imana yabakuremo iyabahe. Uburyo utubwiye impinduka zigaragarira ku muntu wakijijwe n'umumaro w'agakiza mu muntu bibe no muri sosiyete, bigaragaje umukristo nk'umuntu wakabaye afite ubushobozi, afite ububasha. Ijambo ry'Imana bitubwira dufite ububasha n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yagize gute yatubwiye. Ariko ugasanga noneho hari igice kinini cy'abakristo basenga ariko babayeho mu buzima ubona bumeze nk'aho ari ubw'akajagari, bumeze nk'ubudafite ishusho ndetse bumeze nk'ubudatanga icyizere, kuko nta kuntu umuntu ajya gusengera ikibanza cy'abandi Imana igikuremo ikimuhe, uhita wumva Kristo nawe ari umuntu umeze nka kwa kundi twamavugaga ati yaza kuba Imana imeze gutya barakoze akantu. Ese abo bantu bo mu buryo bw'imibereho isanzwe bo bafite ishusho imeze gutyo, bo ni ukubera iki turabafata gute? Reka mbivuge gutya. Mbere na mbere navuze ndavuga ngo hari ibintu umuntu yiyima kandi yari abigenewe, kandi ari byiza, anabizi ko ari byiza, ariko kuba adafite amakuru bikamubera ikibazo. Hari umuntu wavuze kuri radiyo hari yaravuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Hari igihe umuntu agera mu bintu by'agakiza ariko navuga ngo agakena amakuru, akaba umunebwe mu kumenya. Rero ikintu nashishikariza abantu ni uko bakiga kurushaho kumenya uburenganzira bwabo muri Kristo Yesu, bakabumenya. Hari ibintu Kristo abikiye abantu. Kristo ntabwo atungisha abantu ibintu ariko yabyambuye abandi. Oya, afite ibisaga, buri wese yamuremera icye kandi twese tukabaho. Ahubwo niba ushaka no gutera imbere ntuzasengera abantu ngo bamburwe, uzabasengera Imana ibaho umugisha. Nibaho umugisha nawe uzabaho. Ubu ngubu usengera umuntu ngo Imana imwambure kampani yime, naba nsenze nabi. Ariko nshobora gusengera umuntu Imana ikamuha akampa akazi muri kampani kugeza igihe nanjye nzashinga iyanjye. Icya mbere cyo gukizwa bigendana no kugira imitekerereze ihindutse, yagutse, inareba kure. Ukumva ko Imana ntabwo ari umwanzi w'abantu ku buryo igeza ku rwego rwo kwaka ibyo yabahaye. Ubundi hari ibintu bibeshyaho Satani nta butunzi afite. N'ibyo abeshyeshya abantu n'ibyo anyaga iby'abana b'Imana bari bagenewe. Icyo nari ngenewe akakinyaga, akakibeshesha runaka, nawe akakimunyaga, nuko agenda ashukashuka abantu. Ariko isi n'ibiyuzuye ni iby'Imana kandi byaremewe abana b'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, kandi byaremewe abana b'Imana. Mu bana b'Imana nawe ukwiriye kugira inzu yawe, nawe ukwiriye kugira isambu, nawe ukwiriye kugira ifamu. Biriya byose ubona abantu bagenewe barabikwiriye, ariko ntabwo umuntu ashobora kugera ku bintu birenze ku rwego rw'imitekerereze ye. Iyo ufite imitekerereze ikennye ireba hafi, ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kuguha ibintu bikurenze. Niba ufiteho umugambi ukomeye, ibanza kukwigisha uburyo ugomba kwifata mu gihe uzagera muri bya bintu, ugatangira kugira iyerekwa ryabyo no kumva ibyiyumviro byabyo utarabigeramo. Uzi ko umuntu ashobora kwiyumva nk'umukire kandi atarakira,
kubera icyo afite inzozi kandi yumva yiteguye ko nawe ari uburenganzira bwe kugira ubwo bukire. Umuntu akarota gutwara ikinyabiziga kandi adafite n'amafaranga yo kukigura. Kubera iki? Azi neza ko Imana yari yahaye abandi nayo ishobora kukimuha. Iyo ufite iyo mitekerereze, Imana inakwigisha n'iki wakora kugira ngo ugere kuri bya bintu. Ntabwo wakicara gusa. N'iki wakora kugira ngo ugere kuri bya bintu. Ubwo abantu birirwa basengera ibipangu by'abandi bacukirwe. Hagarika gusenga Imana iguhe igipangu, ahubwo imwigisha Imana imwigisha uburyo yakigeraho. Senga Imana ikwigisha uburyo wabona igipangu. Wakora ukabona igipangu. Mwisenga ngo runaka ave mu kazi kugira bakajyemo, ahubwo senga ni buryo ki wakora akazi nawe kagaha abandi. Yego. Niki Imana ibishaka. Ishaka ko wowe waba isoko y'umugisha ku bandi. Yabwiye Aburahamu yaravuga ngo nzaguhindura umugisha. Yego. Amahanga yo mu isi. Nundi abana b'Imana ntabwo dukwiriye guhabwa umugisha. Ntabwo twebwe twagenewe guhabwa umugisha. Turabahesha. Twagenewe kuba umugisha. Tugahesha abandi umugisha. Yego. Uri umuntu wo guhabwa umugisha rero uzahora uteza amaboko. Senga Imana iguhindura umugisha ariko binyuze muri wowe. Yego. Ushobora gukorera abantu ariko ukaba umugisha kuri iyo kampani ukorera. Yego. Nawe ukazahinduka ugahesha n'abandi umugisha. Imana ikeneye abantu bafite imitekerereze ihindutse. Yego. Kandi Yakobo yaravuze ngo ubuze ubwenge abusaba Imana. Kuko Imana itanga itimana itishaka cyane. Ubwo rero umuntu asaba Imana icyo akeneye. Kandi rega Yesu yabibwiye abigishwa be, aravuga ngo banze mushake ubwami bw'Imana, kandi avuze ko Imana igeze muri wowe ihindura byose. Ihindura byose, imitekerereze, ibintu byose ukagira imitekerereze iri ku rwego Imana yifuza. Avuga ngo kandi rega iby'abanyamahanga bamaranira ndabizi ko mubikeneye. Hari ikindi kintu abantu batazi, icyagakiza kabahesheje. Abantu barakiyumva nk'abakomoka kwa Karori, kwa Korode, hafite amateka ameze ukuntu. Ariko ubwo twakiraga agakiza, twavuye kuri ibyo bintu mu buryo bw'umwuka, duhinduka abana b'Imana. Yego. Umuntu rero iyo azi uburenganzira bw'umwana iwabo, akamenya n'uwamubyaye wari. Mbega nawe arushaho kugira agaciro kiwe. Hari ibintu aba yumva agenewe kandi ari nk'itegeko. So rero abantu bakwiriye kumenya uburenganzira bwabo ku Mana, bakamenya n'uwababyaye uwo ari we n'ubushobozi afite. Bakumva ko ibintu byose imbere y'Imana bishoboka. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza, ndi gufashwa cyane kandi no kuri Imana iguha umugisha. Ariko hari izindi nyigisho nazo zibaho ugasanga zicarengeje abantu. Zivuga ati aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombye. Ugasanga bavuga ati yewe nakijijwe, Imana yampamagaye nari mfite amamiliyoni n'amamiliyoni, atari ko byose irabihuha, atusigaye ntege igare tibigakunda. Tuvuga atari ko nagatavuga atari ko se Imana yari uko nguko bimeze, kubanza Imana itari nziza. Iyi nyigisho ivuga ngo kugira ngo Imana iguhombye, aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombya, birahura bite n'inyungu z'agakiza mu ruhande rw'umubiri cyangwa rw'ibifatika? Ko hari n'abayobozi benshi bavuga atari ko hati ko mba numva ijambo ry'Imana ryimika ubukene. Icyo cyo turaza kugihuza dute? Icyo nabivuga ngaha, Imana ishobora gutanga ubutunzi bwawe bukagenda bitewe n'iyo waba uvaye. Hari igihe waba utari mu Imana mbere y'uko ubona cyangwa se unakizwa, kuko Imana ishaka gutanga ibintu biciye mu mucyo. Ikindi hari igihe umuntu yita umutunzi cyangwa se umukire, ariko Imana imubona nk'ukennye, ahubwo ishaka kumugira umukire. Ikintu cya mbere ni ukugukiza mu buryo bw'amarangamutima twavuze. Deja igakiza imbere kugira ngo uzayihamye, uzayivuge, uzi n'imirimo yayo n'imbaraga zayo. Ishobora kubijyana kubw'inyungu zawe n'iz'abandi ndetse n'izayo, ariko ntabwo bigenda ngo bihere. Kuremera ibindi byiza birimo amahoro, birimo umutuzo, birimo kwishyira ukizana. Ntabwo rero Imana yishimira ko abantu bakena. Ikimenyimenyi niyo ugeze muri icyo gihe ikomeza kukubeshaho, ukabaho kandi ntawe ugucishemo ijisho.
ariko igihe kikagera ubutunzi bwawe bukagaruka. Ikindi buri Imana ikunda icyubahiro cyayo. Turebye mu byanditswe hari igihe yigeze gutanga Yobu, itanga ubutunzi bwe, itanga ibintu bye byose biragenda, ariko papasi yari kugaragaza kwihangana no kwizera kwa Yobu no kugikunda. Rero abarokore tubyita kugeragezwa bigeragezo. Imana ishobora kukugerageza kugira ngo ikize ubundi bugingo bw'abantu. Deja n'ikindi abantu bakwiriye kumenya, Imana yita ku mwuka cyane, mu buzima bw'umwuka n'ahazaza, ku gice cy'ubugingo kuruta icy'umubiri. Nubwo itakirengagiza. Ikimenyetso ushobora kurwara indwara kujya Imana igatuma uyimarana iminsi. Kwa muganga wenda ntibakuvure ariko wasenga igakira. Kuki sitakwisha? Kugira ngo Imana wa mubiri yarindiye umubiri mu burwayi, wari kugira ngo iheshe icyubahiro ku buzima bwawe. Rero nabivuga muri ubu buryo bubiri. Imana ishobora kujyana ubutunzi bwawe mu gihe ukijijwe bitewe n'iyo waba uvanye, kugira ngo ikuremere ibintu bifite ubuhamya. Ese umuryango burayi igihe Zakayo yatangaga ibintu byiwe, igihe Yesu yinjiraga iwe ntabwo ubutunzi yari afite bwari bugabanutse. Ibaze kuriha umuntu inshuro enye z'ibyo wamwambuye, warangiza ukanafasha ugafata ukabiha abakene ibindi ukabiha abakene. Bwari bugiye. Ese umuryango yarakeniye burundu, ahubwo ntibisi bwiyongereye. Ntekereza ntabwo nasomye amakuru akurikiraho nayo ndumva bugomba kwiyongera, ariko ntekereza ko ahubwo yakize uko abamwangaga bagiye kumukunda. Kandi iyo abantu bagukunda ntago wakena ufite abantu. Aho bari bafitanye inzika n'inzigo bariyunze. Rero ntabwo umuntu yakena, ahubwo Satani atuma tugira ubwoba. Ashobora gutuma tugira ubwoba tukiheba, tukizirika ku bya none kandi hari ibizaza byiza. Ubwo rero abantu n'uwo byagiye ye kubeshyira Imana ngo yabijyanye wenda kubera ko imwanze, ahubwo Imana yabijyanye kubera undi mugambi. Cyane ko tutanahamya ko byanagiye kubera Imana, bishobora no kugenda kubera izindi mpamvu. Ariko niba ya mitekerereze itakuze muri Kristo Yesu, ishobora gutuma bigenda. Ugasanga ugezemo amagana ubaye nka ba bandi ibyo wakoraga kugira ngo ubeho ntiwongeye kubikora. Hari abantu benshi twajyaga tubona mu bihe bya kera batakoraga, Imana yabujije gukora. Ntabwo Imana ishobora kukubuza gukora, kuko irabizi neza ko umuntu abaho yakoze. Deja mu ijambo ry'Imana aho bavuga ngo udakora ntakarye. Bivuze ngo kubaho bisaba gukora. Ugasanga rero byayo n'ibyamutezaga imbere ntakibikora kandi abyitirira Kristo. Ikindi umuntu iyo akijijwe ashobora kuba aho yakuraga hatari hanyuze Imana, akaba atari mu nzira nziza. We noneho agakizwa nyine ibintu bye bikagenda, kubera ko aho byavaga ntabwo hahuje n'umugambi Imana imufiteho. Ariko Imana ireba icyo gitambo atanze, ikamucira izindi nzira zo kubaho kandi binyuze mu mucyo. Ni ibintu byinshi bishobora gutuma ubutunzi bw'umuntu bugenda. Ariko se wa mugani, umuntu afite bizinesi aracuruza, agiye mu ivugabutumwa 4 mu cyumweru, gusa iyo duka rizakomeza riraninge, rizahomba. Kandi avuga ati ni Imana inkenereje kuko yanyohereje mu murimo wayo. Kandi ahubwo yari akwiye gutegera abadacuruza bavuga Imana, wagacuruza kunguka, agahita icye agasapotinga abandi bavuga butumwa badafite izo business. Urumva cya kintu cyo guhindura imitekerereze, cyuko Imana isura umuntu n'imitekerereze ikagira gute igahinduka. Hari n'ikindi, hari igihe umuntu aba adakijijwe wenda aracuruza, wa mugani wawe dufatira urugero kuri ubwo bucuruzi, ugasanga iminzani ntabwo ikijijwe, iranize inosi ikayibaramo ikiro. Urumva inyungu ubona udakijijwe, nukizwa ziragabanuka, ziragabanuka. Umuzani urawushyira kuri gahunda, ibindi bigabanuka, kubera ko inzira wakuragamo ubwo butunzi ntabwo zishimwa n'Uwiteka. Uvuga uti yarampombeje. Ntabwo wavuga Imana yaraguhombeje, ahubwo mu bundi buryo wungutse kumenya Kristo, wunguka ubutunzi buruta ubundi, wumvuka n'umutekano mu mutima, kuko wabikoraga n'ubundi wihishe, uvuga ati nibankundura utukunda.
nawe kuri icyo cy'imihamagaro yo imana ntekereza ko imana ishobora kuguhamagara no kuyivugira hakabaho ubundi buryo bwo kuvuga cyane ukagenda ingendo nyinshi ariko ntabwo ijya ituma ibintu byawe bizamo icyuho igira ubundi buryo iguha ubwenge bwo kubisigaramo bigakorwa kandi nawe ukavugira imana guhayaringa umuntu agasigara abikoramo yego kandi ushobora kwangaje umwana nanjye umwana kubera ko abacuruza benshi bakunze kuba ari abana ushobora kwangaje umuntu ngo agucururize ugasanga ameze nka Yosefu cyane afite akaboko keza cyane akajya kurushaho wowe kuruta uko babicuruza yego kandi imana ugakomeza ukayikorera rega abantu bakeneye kwiringira imana yego urakoze cyane iki kiganiro kirandyoheye cyane turacyari ku gice cy'umubiri cyangwa kibifatika watubwiye ko wigeze kwiga wanizeho hanyuma iyo tugiye ku bintu by'umubiri ubuzima bufatika bukamura abantu ndetse ugasanga rwose abantu bavuye mu byimbo abandi ibyo bari baraziririje bakabizirura reka tugire ku gice cy'amashuri cyane cyane ku bantu bakunze kugira amashuri yo hejuru iyo tukiri muri segonderi buriya akenshi ababyeyi baba bakidufasha tuba turi mu butware bw'ababyeyi nubwo byaba atari cyane ariko hari inshingano tuba twumva tudafite ariko nk'iyo turangije twinjiye mu bushomeri cyangwa se tugiye kaminuza niho abantu batangira gukangwa cyane n'ubuzima n'ugasanga abarokore mu makorari ukuntu baririmba neza ariko hanze muri kona ahandi mu buzima bwe hahandi ashushanya imibare ntivemo hahandi gufata umwanzuro biba byagoye ugasanga nabo barimo kugenda bateramo agakiza ugasanga wahe n'umukure muri korari ariko mu kanya muhuriye ahandi hantu hari abantu bari bavuga ati jyewe ati nari ndi mu kabari ati ngiye kuhatumura umwana w'umukure ahantu yinjiye ati ndibaza none se agakiza kamarira iki umuntu mu buryo bw'umubiri no muri aho ngaho abona icyizere cy'ubuzima abona gufata imyanzuro aho hantu umuntu ari wenyine avuga ati ndakura amafaranga yo gukodesha ndakura amafaranga yo kwandikisha ibitabo ndakura amafaranga gutya na gutya yo kurya agakiza aho ngaho cyane cyane kuri iyo area y'abanyeshuri agakiza kagira izihe mbaraga aho hantu navango wenda hari igihe abantu babaho batazi ngo nihe bakwiye kubariza ijambo ry'imana ryaravuze ngo musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa mushake muzabona ijambo ry'imana riravuga ngo kuko ushatse usabye ahabwa ukomanze akingurirwa ngo n'ushatse abona mu yandi magambo hari igihe abantu bashakira ibintu aho bitari ugasanga nyine kubera ko yagize kwizera gukeya cyangwa se yatakaje ibyiringiro cyangwa se ataramenya n'ubushobozi imana ifite kuri we ashakira ibintu aho bitari agakiza rero iyo gafite kagufasha kugira ibyiringiro ko ibyo ubona udashoboye hari ubishoboye kandi wabikora akabikora neza kuruta uko wabikora bigeze mu nzira zawe navuga rero iyo wizeye neza ko imana ifite ubushobozi bwo gukora ibirenze ibyo usaba n'ibyo utekereza n'ibyo ushaka uba ariyo uhanga amaso ukayishyiraho ibyiringiro kuko nkaho uvuze ngo abanyeshuri umunyeshuri ni umuntu ubaho ubuzima ku bakijijwe ariko ugasanga abaho ubuzima nta kazi abenshi baba bafite kandi umuntu aba ageze handi akuze aba afite n'isoni zo kugira ibyo yaka ababyeyi kumva buri kantu kose ntiyababwira iyo udakijijwe rero hari n'abatabifite batabasha kuyibona none hari n'abatabifite batabasha kuyibona iyo udakijijwe neza cyangwa se iyo udafite kwizera imana satani nakuvuga ngo agufungura ibisa nk'imiryango y'amahirwe ariko y'ubushukanyi akakwereka ubundi buryo wakora ukabona amafaranga ariko icyo gihe aba ari kukwica yica ahazaza hawe imana rero yose ikikora imana bisaba kuyegera ukayitereta igaca inzira ibyo ushaka ukabibona kandi ubuzima bugakomeza icyo nababwira ni uko bakiringira imana bakayihanga amaso ibyo batekereza ko bidashoboka ku mana birashoboka Imana
Imana ishimwe. Nagira ngo nibutse abadukurikiye ko turimo kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gukizwa byakumariye iki. Turimo turaganira na Eric, ariko nawe aho uri hose, gukizwa byakumariye iki? Wowe uri muri office urimo gukora, uri umukontabure, uri muri banke, ushinzwe amasoko mu bigo runaka, ushinzwe umutekano, uri na pasiteri, uri umushumba, abantu batandukanye, ufite ibintu byinshi umanaginga, uraho urakennye, wenda nta bintu byinshi bihambaye ufite, urwego rwose urimo gukizwa. Wisuzume urebe ugereranyije ibyo Eric avuze n'ibyo Bibiliya yigisha, gukizwa ubona byarakumariye iki? Ese ubona harimo inyungu cyangwa ubona hatarimo inyungu? Ntekereza ko byanga byakunda inyungu zirimo, ahubwo genzura umenye ngo ese koko byamariye iki. Nabasha kugenda nanjye nkaza kuri kamera nk'uku nkabwira abantu ko gukizwa hari icyo byamariye. Nabasha kujya mu rusengero bakampa mikrofone nkabwira abantu ko gukizwa hari icyo byamariye, cyane ko minsi yo kuvuga ngo ntibanagishima Imana, hari n'abavuga ngo bashima Imana ngo birata. Ariko Eric atubwira ibintu bikomeye, atubwiye ko gukizwa bigira inyungu mu bice byinshi by'ubuzima. Abantu iyo bashima Imana cyane, bashima Imana ku gice cy'umubiri gusa. Ku gice cy'umubiri bashima Imana ko yampaye inzu, yampaye imodoka, yampaye visa. Ariko kuri cya gice cyitwa amarangamutima, igice cyitwa icy'ubugingo, banza hari abantu batarabikingurirwa umuryango, kandi nicyo gikomeye cyane abantu bakwiye kwitaho. Bibiliya iravuga ngo ibitaboneka nibyo biyobora ibiboneka. Ni magambo gukizwa kw'imbere niko gutuma iby'umubiri inyuma bigize gute, bigira agaciro. Ariko koko dukwiye kuba duhamya impamvu z'ibyiringiro byacu. Yes. Hanyuma watubwiye ko umuntu ukijijwe mu nyungu agira harimo gutinyuka. Hari abakristo benshi batinya, mu nzego zigiye zitandukanye, ukabona abantu ndetse ukabona abakristo bameze nk'abantu bashaka kwifungira mu buzima bwabo kandi bakiri mu isi. Ubwo tugeze mu gice cy'imibanire sasa, yagakiza mu mibanire, ugasanga abakristo dufite ahantu dushaka kwifungira. Kandi bavuze ngo hari ibintu umuntu yiyima kandi yaragize gute, yarabigenewe. Hari umuntu wese ambwira ati wanga kuyobora bapagani bakuyobora nabi. Umupasiteri wigeze kubaho umuyobozi mu nzego z'ibanze, aravuga ati rero tiwe wanze kuyobora, ati abantu bakuyobora nabi, bakakuyobora banywa urumogi, bakuyobora bakora ibyaha, ati bigatuma we ibyaha bitagira gute, bidacika. Hanyuma abakristo batinya muri sosiyete, ukabona banga gufesinga ibintu biba muri sosiyete. Ubundi sosiyete management ya sosiyete nayo ubwayo irimo ibintu by'imbaraga, ko hari ibintu uhangana nabyo, hari ibintu wigizayo, hari ibintu mbega. Ariko abakristo ubona dufite ubwo bushizi bw'amanga mu bigendanye n'imibanire na sosiyete. Navango ikigero biriho ubu ngubu sinakita kibi, ko turi kubona batinyutse bagira uruhare mu mibanire y'abantu n'abandi. Ariko tugize amahirwe, abafite imbaraga muri sosiyete baba abakristo, kuko umukristo afite imiziro atagomba gukora, mbega agira umurongo agarukiraho. Rero umuntu ufite limite kandi akaba yarigishijwe gukora neza, afite umwami wundi umuyobora, umwigisha gukora icyiza no guhitiramo abantu ibyiza, aba ari umugisha ukomeye cyane. Ntabwo rero abakristo bagitinya, bumva ko batagira inshingano bafata, cyangwa se batakemeza ibintu bikomeye ngo bahanganire ukuri muri sosiyete, batinyuke. Kuko na Kristo ari mu isi ntabwo yari yibereyeho, yari abereyeho abantu. Rero mu kiganiro cyabanje navuze yuko dufite ibyiringiro by'iyo twerekeza, ariko hari impamvu Imana ishimye ko tukiri hano, hari impamvu turiho. Nta mukristo rero wibereyeho, abereyeho abandi. Abereyeho abandi bumve yuko ibintu byose ari bo bakwiye kubigaragaramo, bakwiriye kwemera ubuyobozi, bakinjira mu nzego z'ibanze zifata ibyemezo, bakajya muri za minisiteri, bakajya mu nteko ishinga amategeko, bakaba abantu nyine bafatira abandi ibyemezo byiza bishobora gukura amahoro n'umutekano muri sosiyete n'iterambere.
ikindi bige gufata inshingano. yego Inshingano bazakire banazemere ko tugize amahirwe nk'abanyarwanda cyangwa se sosiyete yose aho iva ikagera igize amahirwe yayoborwa n'umuntu ufite Kristo muri we. Baze rero Kristo arimo arayobora u Rwanda akoresheje ubuntu bari ibintu byiza by'agaciro, kandi n'abariho ubu ngubu umuntu icyo byatanze tubona icyo byatanze, tubona ko hari umwuka w'Imana amateka yavuye, mukabona abantu bemereye Imana, nta muntu utashidikanya ko abayobozi bacu ari abakristo bafite na Kristo. Kubera iki? Hari impinduka nziza twabonye mu bantu, kandi nta muntu n'umwe ushobora kwibashisha abashishwa n'Imana. Mbega gutinya rero Kristo niwe utanga ubwenge, kandi nawe wakorera ibyo ashaka gukora muri bo, ntibamwemere babe igikoresho asohoza umugambi we mu bantu. Yego, Imana ishimwe. Ni ukuri iki kiganiro kimwe kiragenda kimfasha, kandi ndatekereza ko n'abadukurikiye bose kirimo kubafasha. Ni iki agakiza kakumariye? Umuntu wese akwiye kwisuzuma akareba ngo mvuye hehe ngeze hehe, nizihe ntambwe nateye muri za nguni zose, muri za aspect zose twavuze z'ubuzima, mu buryo bw'amarangamutima, ese amarangamutima yanjye uko ameze ate, afasha sosiyete cyangwa se arayibangamira? Kuko iyo umuntu ufite amarangamutima nyine akomeretse avuna sosiyete, avuna sosiyete aho kuyibera umugisha. Ese mu bugingo bwanjye ibyifuzo nagiraga ntarakira Kristo Yesu, n'ibyo nsigaye mfitiye umunsi maze kwakira Kristo Yesu, ese biratandukanye? Si byo ntabirebe. Wavuze ati hari ibintu yankundishije n'ibyo yandekesheje. Si wa mugani nkurikije ntaramenya Kristo, ntarakizwa, na nyuma namaze gukizwa, wa mugani w'ibyifuzo nari mfite byarahindutse. Se byahindutse bigana mu bumana. Kuko hari igihe umuntu aba ari muri Kristo Yesu ariko ukumva ibyifuzo afite, ukumva nibyirebaho gusa, n'iby'inyungu ze gusa, ugasanga abantu b'Imana ntibagize gute, ntibarimo. Ariko ndatekereza ko ikiganiro uduhaye ni cyiza pe, ni cyiza, kandi Imana ikiguhere umugisha. Nagira ngo turimo turagana no ku musozo. Ikiganiro ni cyiza, twakoze tukavuga ibintu byinshi, cyangwa kikagira ama episode, ariko reka tube dusubikiye aha ngaha. Hanyuma mu gusoza, nyuma y'ibyo tumaze kuvuga, nyuma y'ibyo umaze kuvuga, hari ikindi kintu wumva warenzaho? Ikintu narenzaho numva mfite n'umutwaro wo kubwira abakristo, ni ukubabwira kugendana n'igihe, kugendana n'isi y'iterambere. Tugezeho ibintu byose byimukiye kuri social media, noneho abantu baheze inyuma, kandi abantu benshi bari kuri social media, kandi hari ibintu bitari byiza dukwiriye kurwana nabyo. Abantu batinyuke baze babwire abantu ibintu bishobora kubaka, ibintu bishobora guhindura ubuzima bwabo, ibintu bishobora kubaka urubyiruko. Niba ari ibintu wicaranye ukumva byatanga umusaruro muri sosiyete, tinyuka uzuvugire Imana kuri social media, ushyire ibintu bizima byakubaka ubugingo bw'abantu. Kuko nitudakora dutyo Satani aratuganza, ariko ntakwiriye kuganza, ahubwo twebwe dukwiriye gukora cyane, tugatinyuka tukaza tukabwira abantu. Kandi iyo uje hano abantu 10 bashobora kubibona, mu gihe we wari ufite ubushobozi bwo kubwira umuntu umwe. Rero abantu batinyuke baze babwira abantu impamvu z'ibyiringiro byabo. Donc niba sosiyete iri kugenda igaragara nkaho yanduzwa n'ibyo abantu bavuga bakora, kandi ikoranabuhanga, noneho abantu baze no bavuga ibyiza, ibivuguruza bya bindi, kandi badatukana, badasenyana, ahubwo buri muntu wese yubaka ubwami bwe. Hanyuma kandi harimo buzatsinda, ubwa Kristo buzatsinda nitubikora. Imana igumugisha. Ndatekereza ko twakundanye, twaragukunze, kandi n'abadukurikiye bazabigaragaza muri commentaire, bigaragaza muri commentaire ko mwakunze ikiganiro, ibyo mwungutsemo n'ibyo mubwira, kandi mujye mubitubwira, kuko turiho ku bwanyu, ntabwo twikorera, dukorera mwebwe, turabyemera. Imana rero ihumugisha umuntu wese twabanye, ihumugisha Eric. Turatekereza ko n'ubutaha nitwongera kumurarika kaza kaduha ikiganiro cyiza kizongera kutwubaka, ndatekereza kuzagaruka. Hari ikintu nabwira abantu tutarasoza, abantu bige nanone gushyigikira ivugabutumwa, kuko barishyigikira mu nsengero iwabo, banashyigikira ivugabutumwa ryo kuri social media,
bakore subscribe bakande share bakore bashyireho komenti baduhe ibitekerezo ndetse batubwire n'iby'ibindi bakorerwa ubutaha biba byiza namwe mukora ibi ngibi mugira imbaraga iyo mubonye abantu babashyigikiye iyo ni umurimo w'Imana kandi ukomeye cyane ukeneye amaboko y'abantu kugira ngo ugire imbaraga ibintu bizagera kure rero ari uko abantu babigizemo uruhare niba abantu bari gufashwa n'ibintu by'Imana garagaza urukundo rwawe ushyireho itafari abantu bige gushyigikira uko bashyigikira ibindi n'umurimo w'Imana bawushyigikira kugaragazwa nzaga murakoze cyane turagushimiye tubaye dushimiye hanyuma ndatekereza ko tugiye gusenga kugira ngo Imana ibane natwe ibane n'abumvisha ubutumwa bakore ku mutima hanyuma bahinduke bagire izo mpinduka muri buriya buryo wavuze watangiye usenga ariko n'ubundi ugiye urusenge kugira ngo urushijeho gutsindagira ibyo wavuze yego kadushima turagushimiye Mana yacu kugira neza ineza yawe twarayibonye Mana iyo tuvuze ineza yawe nuko ari ryo jambo ryonyine dufite n'andi menshi twayakoresha muri njye yaravuze ngo sinyambasha kugushima uko bikwiriye ndi mu isi aravuga ati ariko nyuma uzampa urundi rurimi kugira ngo mbashe kugushima uko bikwiriye bana natwe rero kuko ukomeze utugirire neza utwereke neza yabiciye mu rukundo uko wagiye utwihishurira guhera mbere nanone ukomeze kutwihishurira wihishurira abantu barebye kino kiganiro gitange impinduka mu buzima bwabo kandi nabo barusheho gutekereza ku byo bakuye mu gakiza kugira ngo batere imbaraga zo gukomera muri ko mwami Imana bye kugarukira hafi ahubwo bigere kure kandi niwe wahereza iki kiganiro imbaraga ukagerekesha umwuka wera kugira ngo bigere ku mitima y'ababyumva kandi bitange n'impinduka muri bo urakoze ko mwami Imana twiteguye umusaruro mwiza muri cyo mu izina rya Yesu amen.